Amagambo y'ubwenge yavuzwe na Chinua Achebe. Yaravuze ngo niba udakunda inkuru y'umuntu andika iyawe. Arongera ati isi imeze nk'imbyino ya mask. Niba ushaka kubibona neza ntabwo uhagarara ahantu hamwe. Yaravuze kandi ngo nubwo dukora imirimo yacu myiza ntitukibagirwe ko igisubizo cya nyacyo kiri mu isaha y'imfashanyo zizaba zitagikenewe. Chinua Achebe yaravuze kandi ngo umuzungu ni umunyabwenge cyane. Yaje atuje n'amahoro hamwe n'idini rye. Twashimishijwe n'ubuswa bwe maze tumwemerera kuhaguma. None yatsinze abavandimwe bacu. Yashyize icyuma ku bintu byaduhuzaga kandi koko yaradutandukanije. Arongera ati nta muntu ushobora kunyigisha uwo ndi we. Ushobora gusobanura ibice byanjye ariko uwo ndi we nicyo nkeneye ni ikintu ngomba kumenya ubwanjye. Yaravuze kandi ngo kuri njye kuba umunyabwenge ntibisobanura kumenya ibibazo by'ubwenge ahubwo bisobanura kubyishimira. Ati kugeza igihe intare zigera amateka yazo. Amateka yo guhiga ahora ahimbaza umuhigi. Yaravuze kandi ngo umugabo uhamagara bene wabo mu birori ntabwo abikora kugira ngo abakize inzara. N'ubundi bose baba bafite ibiryo mu rugo rwabo. Umugabo wese ashobora kubibona mu rugo rwe. Duhurira hamwe kuko ari byiza ku bavandimwe kubikora. Yaravuze kandi ngo iyo umubabaro ukomanze ku rugi ukawubwira ngo nta cyicaro hafite urakubwira ngo ntugire ubwoba kuko nazanye yanjye ntebe. Arongera ati iyo umukobwa umufashe ukuboko aravuga ati ntunkoreho. N'umufata ikirenge ati ntunkoreho. Ariko iyo umufashe ikibuno yegera nkaho ntabyo azi. Chinua Achebe ati kimwe mu bizamini by'ukuri by'ubunyangamugayo ni ukwanga byanze bikunze guhungabana. Arongera ati umwana ntashobora kwishyura amashereka ya nyina. Yaravuze kandi ngo ndi umuntu wahindutse. Namenye ko umugabo utera ibibazo abandi nawe batisize. Arongera ati umugabo wubaha abakomeye nawe abaharura inzira yo gukomera kwe. Yaravuze kandi ngo iyo umuntu afite amahoro n'Imana ze n'abasekuruza be umusaruro we uzaba mwiza cyangwa ube mubi ukurikije imbaraga z'ukuboko kwe. Achebe ati izuba rimurikira abahagaze mbere y'uko rimurikira abapfukamye munsi yabo. Yaravuze kandi ngo nubwo umugabo yaba yarateye imbere gute niba adashobora gutegeka umugore we n'abana be ntabwo aba agikwiye kwitwa umugabo rwose. Chinua Achebe yagarutse ku rukundo ati kugaragaza urukundo ni ikimenyetso cy'intege nke. Ikintu cyonyine umuntu akwiye kwerekana ni imbaraga. Asoza agira ati ubwenge ni isakoshi umuntu wese yitwaziye. Murakoze cyane gukurikira Zaratunyuze TV. Kigomba gukora no gukanda subscribe ukajya ku ruhande ukareba inzogera naho ugakandaho. Ciao.